tayari. Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashyira yitwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu. Ni amakuru n'ubundi azindutse atigisa ibitangaza amakuru binyuranye. Ni muri aya masaha Gitondo turi ku munsi wo kuwa mbere itariki ni ya 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Muri kano kanya ro mutwemere turebere hamwe ibya makuru mashya atumurikira ku rugamba rukomeje kugenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu byamaze kwa bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane. N'abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bahura no gusenya mu bice bitandukanye bya hano mu mujyi wa Goma, mu bice bya hano Uvira ndetse na hano mu bice bya hano kibo cy'indege cya Kavumu. Ibintu byamaze kwa bizamba mu buryo bukomeye cyane. Si aho ngaho gusa kuko kuzamagingwa ya ahitwa muri teritwari iyo Wabarikari ndetse na Masisi ibintu nago byifashe neza habe na gato. Ese ho byongeye kugenda gute? Ugiye kuba ubimenya byose gatanu kuri gatanu. Nk'ubu ngubu ikomeje kugenda kigarukwaho cyane by'umwihariko kuri uyu mujyi wa Uvira ndetse na hano ku mujyi wa Goma. Ni ikintu giteye ubwoba cyane muri kano kanya akomeje kugenda havugwa icyerekeranye noneho no kuba abandi bayobozi bagera kuri babiri b'umunyeshyamba za M23 babongeye gushimutirwa hano muri uyu mujyi wa Goma. Akomeje kugenda hibazwa rero ikintu cyaba kiri inyuma y'ishimutwa ndetse n'iyicwa rya bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. Abizi nyeshyamba za M23 ni bamwe mu nyeshyamba zikomeye cyane z'uyu mutwe ngo zikomeje kugenda zibirirwa irengero muri ibi bice bitandukanye bya hano ku mujyi wa Goma. Ariko kandi ibingibi bigakurikirwa n'andi makuru akomeye cyane yerekeranye n'indege z'ubutasi by'umwihariko zo mu bwoko bwa drone ngo zikomeje kugenda zigaragara mu bice bitandukanye byo mu ngengero z'uyu mujyi wa Goma. Makuru akavuga ko rero izi ngizi ngo nta zindi gahunda zifite usibye kugenda by'umwihariko zikora ubutasi ngo zirebe uburyo by'umwihariko habari kuri patrouille cyangwa se abari ku ruhande rw'umutekano wa hano kuri uyu mujyi wa Goma ni kunyeshyamba za M23 baba bahagazemo by'umwihariko noneho hatangizwe urugamba karahabutaka rugomba kuba rwatangizwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi arizo Fdnb kuri uyu mujyi wa Goma ndetse zifatanyije n'urubyiruko rwa Wazalendo. Bingibi kandi komeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane dore ko kuzamagingwa mu biziko hano mu gihugu cya Angola komeje kugenda habera icyerekeranye n'ibiganiro byo gushaka uburyo kuri ubu butaka bw'ikigo cya Kongo hagaruka amahoro. Kisekedi we akomeje kugenda atsindagira kubyerekeranye no kuba yagushamo izi nyeshyamba za M23 ubundi zigafatirwa ibihano ndetse zikabasha no kuba azaraswa mu buryo bukomeye cyane. Ari naho hahereye amakuru akomeye cyane akomeje kugenda yemeza ko Tanzania yo yamaze kuba yemeza icyerekeranye n'inkunga y'aba basirikare basaga ibihumbi 12 byose ngo bigomba kuba byasezekara ku butaka bw'ikigo cya Kongo muri gahunda zo kurimbagura uyu mutwe nyeshyamba za M23 bakawukura ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Tanzania rero ibingibi yo yamaze kuba ibyemeza ni mugero ibingibi mugenda ubundi u Rwanda ruretse kuba n'ubundi rwashinjwa ni mu bukiza kanama karoni kuba by'umwihariko rukomeje narwo ngo rwohereza izindi batayo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ngo z'abasirikare dore ko ruretse gushinjwa ko rwohereje iyo batayo zigera kuri 2 ndetse bikanatangazwa ko uyu mutwe nyeshyamba ukomeje kugenda ukora ibikorwa byerekeranye no kuba by'umwihariko ngo bakomeje kugenda abashinga leta yigenga ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. U Rwanda rukomeje kugenda by'umwihariko rusa naho noneho rwandagaza mu buryo bukomeye cyane leta y'ikinshasa ikomeje kugenda isabira ibihano bikomeye cyane ndetse n'inkunga zo kuba by'umwihariko barimbura uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 hano muri iki gihugu cya Angola. Ni hano kwa perezida Joe Lorenzo kuzamagingo bakomeje kugenda atakambirwa na perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni byinshi komeje kugenda bigarukwaho nk'ubu ngubu muri Uvira ibintu ntago byoroshye habe na gato bakomeje kugenda humvikana ibibombe biturika nk'inguba bigatangazwa ko rero batayo by'umwihariko zimwe z'abarwanyi ba M23 ngo zakomeje kugenda zipakira mu bimodoka by'intambara bakagenda bahunga uru rugamba dore ko batari bamaze kugaragaza ko by'umwihariko ngo kugeza amagingwa n'ubundi batari muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'amabombe aremereye cyane akomeje kugenda ahise kora by'umwihariko akomeje kugenda araswa n'ingabo z'Uburundi akomeje kugenda bitangazwa ko rero uyu mujyi wa Uvira mo kugenda wirukanamo izi nyeshyamba zo muri uyu mutwe wa M23. Ni byinshi akomeje kugenda bigarukwa hitwa muri Masisi ndetse na Warikare. Izi ngisi ni twari zombi rwose kuzamagingo zikomeje kugenda zigarukwaho nyuma y'uko n'ubundi zongeye kwatakwa n'umuriro ukomeye cyane w'indege za drone. Amakuru akemeza ko indege za drone zaje kuba zirimbagura ibirindiro by'abarwanyi ba M23 hangaha muri teritwari ya Warikare. Bikavuga ko rero ahitwa muri Masisi wanaje kuba hafatirwa ububiko bw'intwaro za M23 komeje kugenda rero
kigaragaza ko izi nyeshyamba za M23 ngo zaba ziri mu kaga gakomeye cyane by'umwihariko kubyerekanye no kuba noneho zikomeje kugenda azimishwaho urufa rw'amasasu ndetse n'intwaro bafite bakagenda bazamurwa noneho zikuwe mu bubiko bwabo. Ni byinshi bizindutse bivuga muri aya masaha gitondo kuri uyu wa mbere tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Ni byinshi birimo kugenda bigaruka ariko byose ndaje kugira ngo tubifafanurire hamwe gatanu kuri gatanu muri aya makuru yacu mu buryo burambuye. Ariko kandi mbere ko turambura aya makuru nyamurekane munyemerere turebere hamwe cyangwa se munyereke ko turi kumwe mukande kuri subscribe. Ntago bigoye narakubwiye ngo kureba ni warakanze kuri subscribe, reba ngo kuri akakobeto kumwe rukari munsi ya video kanditsemo akajambo subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'ifaransa ko nkako rwose uraza kuba ugakandaho gahinduke umukara no mara kugakanda rwose ndakika cyangwa se ndahamya ndashidikanya ko rwose icyo gihe uzaba waramaze gukanda kuri subscribe maze igihe cyose arishiraho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya uhitwa mu bambere ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka niba amaze gukanda subscribe noneho ngwikaze muri aya makuru ni mu buryo burambuye ni byinshi komishye ndabigarukaho muri aya masaha yo muri iki gitondo. Yes, reka twishikana rero tudatinze turebere hamwe aya makuru ni mu buryo burambuye ni byinshi komishye ndabigarukwaho. Ngubu munyemerere duhere ku mugi wa Goma komishye nda ugarukwaho. Mu mugi wa Goma hari amakuru amaze iminsi avugwa ukiza amagingo atari yemezwa n'uruhande rw'inyeshyamba za M23 ariko muri gahunda zo kubagezaho biba bikomishye nda bivugwa ku rugamba by'umwihariko tugategereza ko byakomfrimwa cyangwa se hamenyekana ukuri kuri byo bigatangazwa n'uruhande rumwe mu mande ebyiri zihanganye. Ukiza amagingo hari byinshi maze iminsi bivugwa ariko bitari ibyavugwaho n'inyeshyamba za M23 ngo byerekeranye no kuba rero hari abayobozi bizi nyeshyamba ngo bakomishye bahurirwa irengero bigatangazwa ko baba bashimuswe cyangwa se bakicwa na zimwe mu nyeshyamba bikekwa ko ngo zaba zaramaze kwinjira uyu mugi wa Goma zereriye muri ibi bice bitandukanye bya hano muri Teritwari za Nyiragongo ndetse na hano mu birunga bya za Nyiragongo izamagingo hano duce dukikije uyu mugi wa Goma cyangwa se turi hafi y'uyu mugi wa Goma. Ibingiro bikomishye ndabikurikirwa n'andi makuru akomye cyane yerekeranye ngo n'amahana akomeye cyane komishye ndabira hariya ahitwa Kavumu bitangazwa ko ahanga rwose ngo hakomishye ndahaka umuro mu buryo bukomeye cyane ne kwakineye komishye ndakifuzwa mu buryo bukomeye cyane cyangwa se ukibini kiza n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ariko ngo ziganjemo abacacu b'abazungu ndetse n'urubyiruko rwa Wazirendo. Amakuru akomishye ndayemeza ko ibintu byahinduye isura kuri kiba cy'indege cya Kavumu bakomishye ndabarasa izi nyeshyamba bakifuza kuba bakwigarura kiba cy'indege ariko kandi ibingibi bigahita binafatirana hano kuri uyu mugi wa Uvira. Aho amakuru akomishye ndayemeza ko Uvira nayo ishobora kuba noneho yabatombe mu buryo bukomeye cyane ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bikozwe n'ingabo z'Uburundi dore ko yabayitombe ku ruhande rwa M23 nyuma yo gatangaza ko bayikuyemo ariko ngo ayo makuru yo ari ibihuha kwiza amagingo ngo bayirimo. Amakuru akomishye ndayemeza ko rero ngo hazindukiye by'umwihariko icyerekeranye n'imibuko ikomeye cyane amabombe karabuta yakomishye ndangaraswa muri ibi bice bya Uvira gakomishye nda atuma ngo beshi mu biri abarwanyi ba M23 ngo bagenda bitsindagira mu makamyo aremereye cyane by'umwihariko ngo bakabasha kuba rero bava muri uyu mugi wa Uvira noneho mu buryo bugaragara. Ibingibi kandi bigakorerwa n'andi makuru akomeye cyane nanone akomishye nda avuga ko ibintu bitamize neza habe na gato twari ya Masisi ndetse na Warikare ngo haravugwa kuba muri Teritwari ya Warikare ngo baba bakomishye naho barashisha indege mu birindiro bya M23. Ibingibi kandi bigakurikirwa no kuba rero by'umwihariko bakomishye nda havugwa icyerekeranye noneho no kuba muri Masisi honga ibirindiro ngo byaba byagiye noneho bifatwa mbiri ndetse ngo agafatwa n'ububiko bw'intwaro za M23. Na makuru adasangwe ndetse ateye ubwoba cyane kuri uruhande rwa M23 ariko dukomishye dukurikirana kandi kuri gatanu ngo tumenye ubwino kuri iyo tugende tubagezaho gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye muri gahunda zo kubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye mu twemereye duse naho duhiniye ahangaha mukaturagaruka tubagezaho andi makuru aribuze kubagezweho.